bigwi niyarutuhi Turagana nyir'urugega ruvuga nk'indamutso ngeze mu nkomane za Nyakarengo nje kuvuga imyato gishima ryicweje Nakamanangahi yewe go yaragiye no kwa musinga wehe wiza korenda wehe Gora di mana mbega musinga rwiza korenda nkitiya Dukomeje kubagezaho ibyo twabonye mu karere ka Nyanza byerekeranye n'ingoro z'abami atari muri Nyanza gusa mu mujyi wa Nyanza ahubwo no mu mirenge yindi igize ako karere. Uyu munsi turagaruka kuri wa kane Gahindiro mu ngoro ye yari Murinja. Murinja akaba ari mu murenge wa Kigoma muri iki gihe. Tuhera ku bimenyetso bigaragaza ko iyo ngoma yageraga mu ntara y'ubungubu ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turangirize ku murage w'iyo ngoma. Tugiye guhera ku bimenyetso bigaragaza ko iyo ngoma ya Gahindiro yageraga muri province y'Ibuye ya Nord Kivu. Iyo ngana n'abatangabuhamya nkunda kubabaza ngo ibyo mwabimenye gute? Buriya mba ngira ngo mwumve ko atari ibyo bahimbye cyangwa numve ko abantu babibabwiye ari abantu bo kwizerwa mu buryo bwo kuvuga ngo uriya muntu ubivuze ashobora kuba yari hafi y'aho byabereye, ashobora kuba nawe yari muri ibyo bikorwa cyangwa se yarahirengeye nk'uko njye numva bakunda kubivuga mu itangazamakuru ngo abantu barahirengeye ngo babibonye gutya. Ariko nyuma yabyo ntabwo tureba gusa ngo umuntu ngo ashobora kuba yarabizi, ntabwo yabihagije no kumenya niba asanzwe avugisha ukuri cyangwa se niba nta mpamvu yo kubeshya afite. Ibyo byose bigomba kubanza gasuzumwa kugira ngo umuntu amenye ko umuntu aho icyizere niyo kitaba 100%, ariko icyizere cy'uko ibyo abwirwe bishobora kuba ari byo. Ubwo rero mbivuze kugira ngo mbabwire uburyo namenye ko iyo ngoma yageraga mu majyaruguru y'intara ya Kivu. Ubwo ndabikesha abantu bagiye bandika ku mateka yo muri kano karere, si bose ni bamwe na bamwe, ariko n'ubuhamya bukomoka ibwami nyine aho ngaho Murinja. Mu bashakashatsi twifashisha harimo Padiri Kagame, ntabwo yaburamo. Hari undi mushakashatsi yitwa Munanira Ruriho, yari umwarimu w'i Lubumbashi muri Université ya Lubumbashi mu mwaka w'1981. Hari umunyapolonye ariko afite ubwenegihugu bw'Ubudage witwa Tsekhanovsky, mu gitabo yanditse mu mwaka w'1917, ariko tukabirebera mu nyigo Jean Pierre Chrétien yamukozeho mu mwaka w'2010. Hanyuma turaza kurana ibyo Vincent bivugaho, hanyuma turangirize ku byo Emmanuel Ntezimana yavuze ku byerekeye abantu bavuga Ikinyarwanda kandi batari mu Rwanda. Duhereye kuri Padiri Kagame. Padiri Kagame ni umunyarwanda wavutse mu mwaka w'1912 mu karere ka Rulindo. Yitaba Imana mu mwaka w'1981. Yatangiye ubushakashatsi yiga mu Nyakibanda mu mwaka w'1936. Akomeza kubikora kugeza yitabye Imana mu mwaka w'1981. Mu minsi ya nyuma y'ubuzima yayimaze muri Diocese ya Butare, aho yigishaga muri Kaminuza y'u Rwanda. Muri imwe yigishaga guhera mu mwaka w'1986, twabonye ko ku ngoma ya Gahindiro habayeho impaka zo kumenya amariba ahiye kurusha ayandi mu Rwanda mu gihugu cyose. Mbere yo kureba iby'iryo rushanwa, ndihisemo kubanza kubagezaho akamaro k'ayo mariba ahiye nk'uko twayibwe n'umworozi Mutende witwa Ntaganira Aloyize. Ubundi inka yabaga yashowe mu iriba rihiye yarangwaga n'iki? Yarangwaga no kuba ifite umubiri mwiza, ubwoya bwiza,
inyana yabyaraga iyo yimaga kuko zimaga vuba, iyo yabyaraga nayo ntiyararaga hasi, nayo yakuraga vuba, nayo ikongera ikabyara izindi, ugasanga abaturage bafite ubworozi kandi batavunitse cyane, kuko ayo mazi yari afite umumaro cyane. ntabwo bayitaga amariba gusa, banayitaga amabuga cyangwa amashyuza nk'uko byemezwa na Nkurikiyimfura Jean Nepomucene mu gitabo cyitwa La Gros Bétail la Société Rwandaise cyashyizwe ahagaragara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994, umwaka yishwemo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kuyita amashyuza bikaba biva ku bushyuhe ayo mazi yari afite, ariyo mpamvu bayitaga amariba ahiye. Umupadiri witwa Delimas, Leon Delimas, yanditse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1930 ko amashyuza yo mu Bugarama yari afite metero 100 z'ubujyakuzimu na hafi 40 z'ubugari. Harehare kurusha ahandi hasohokaga amazi afite ubushyuhe bwa dogere 50. Yabyanditse mu nyandiko yitwa La Vache au Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1930. Nkurikiyimfura yemeza ko hari amashyuza mu Bugarama no mu Bugoyi, ariko n'ubu ngo aracyahari ngira ngo hose mu ntara y'Uburengerazuba. Andi mariba ngo yari mu majyepfo no mu burasirazuba bw'u Rwanda bw'ubu ngubu, mu turere tw'utwa Nyamagabe, Nyanza, Ruhango, Kamonyi na Muhanga, mu Bugesera no mu Mutara mu karere ka Nyagatare. Imurinja rero ku ngoma ya Gahindiro abantu ngo bigeze kujya impaka zo kumenya iriba rihiye kurusha ayandi yose, maze umwami atumiza amazi yose yo mu gihugu cye, barayazana bacukura ibibumbiro ku Karubanda, nyuma yo ku Karubanda noneho bagenda basuka amazi buri riba, bakagenda barigendera ikibumbiro cyaryo, bakagenda basukamo hose. Barangije bafata inka batoranyije mu gitondo, mbere yuko zahuka barabanza barazisogongeza, mu gihe cy'amashoka barongera bazizana, noneho barazireka ngo zihitiremo. Zose zirwanira ku iriba rimwe, iriba ry'ahitwa mu Rushya kwa Nyamirongo, iriba ryo mu Bwisha. Zose zirwanira ku iriba rimwe ryari rimwe amazi yo mu Rushya kwa Nyamirongo ho mu Bwisha mu ntara y'ubu ngubu ya Nord-Kivu. Bwisha niko bahita abantu baho, ariko hano mu Rwanda bahitaga cyangwa se n'ubahita mu Bwisha. Izahabuze umwanya zirwanira ku iriba rya Mupfu ryo mu Bunyambiriri, ubu ni muri karere ka Nyamagabe. Izahabuze umwanya zirwanira ku kibumbiro cy'amazi yavuye mu iriba rya Ngugu mu Mutara. Izibuze umwanya nazo ziguma aho ngaho zirwanira kuri ayo mazi. Inka ziba ziciye urubanza, bemeza ko iriba riruta ayandi yose ari iriba ry'amazi yavuye mu Rushya. Ni ukuvuga ko iriba ryo mu Rushya ari ryo rya mbere mu mariba yose mu Rwanda. Bivuze ko ubwo mu Rushya hari mu Rwanda, nubwo bwose ubu ngubu atari mu Rwanda, ariko icyo gihe hari mu Rwanda. Ibyerekeye n'uko rero ngoma ya Gahindiro yageraga aho ngaho turabyemezwa n'izo mpaka zabaye Murinja, kuko ntabwo umwami yari kujya gufata amazi yo mu bindi bihugu ngo aze guhiga nayo mu Rwanda, kandi byose abyita ko ari amazi yo mu gihugu kimwe. Baravuga ngo yatumije amazi yo mu gihugu cyose. Ni ukuvuga ko aho ngaho rero naho hari mu Rwanda. Umushakashatsi Munanira ririho i Lubumbashi, we asisita muri kaminuza ya Zaire i Lubumbashi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981, hari icyo bivuzeho mu nama yahuje abashakashatsi Bujumbura mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1990. Ibyavuye muri iyo nama byashyizwe ahagaragara mu gitabo cyitwa La Civilisation ancienne des peuples du Grand Lac, cyasohokeye i Paris Karitara mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981. Muri iryo huriro ry'abashakashatsi ryabereye i Bujumbura
yahuriyemo n'abashakashatsi bavuye imihanda yose. Uwo Munanira yabaganiriye ku nyandiko yitwa Pour une révision profonde de l'histoire de la région des Grands Lacs, le cas du Bwisha. Yari afite gahunda yo kwerekana ko ngo abashakashatsi bagiye bandika ku mateka y'ibiyaga bigari bagiye bivugira u Rwanda n'u Burundi gusa, bakumva ko bihagije. Yashaka kuvuga rero ko badakwiye kujya biga ku Rwanda no mu Burundi gusa, ko atari ibyo bihugu byonyine biri mu karere, kandi ko n'abandi ngo bafite amateka. Yakomeje avuga ko Ubwisha mbere y'umwaduko w'abakoloni bwari bugizwe na Jomba, Bweza, Busanza, Rugari, Isigari, Rinza, Bukoma cyangwa Bukoma sinzi neza ko bahita, Buganza, Kishavu na Rangira. Kubera ko aho hantu hose ntahazi, sinzi niba nahavuze neza uko abaho bahavuga, ubwo abahazi bazatubwire uko hakwiye kuvuga niba atari byo. Yemeza ko yatuwe n'Abahutu bavuye mu Rwanda mu kinyagihumbi cya mbere, ariko ntavuge niba ari imbere y'ivuka cyangwa nyuma y'ivuka rya Yezu, imbere cyangwa nyuma y'ivuka rya Yezu, kuko tugendera ku ngengabihe yemejwe na Papa Yego wa 13. Ntabwo bishobora kumenya neza igihe yavuze. Ngo bavuye mu Rwanda baca mu Murera no mu Bufumbira. Ni nk'icyo gihe Ubufumbira bwari mu Rwanda, naho ngo Abatutsi bahageze mu kinyejana cya 17 cyangwa cya 18. Nibutse batabimenyereye ko ibyerekeranye n'ibinyejana ko ngo turi mu kinyejana cya 21. Utarebeye imiturire ishingiye ku ivanguramoko nk'uko yabikoze, twakomeza ko Abanyarwanda batuye Bwisha mu myaka ibanziriza ikinyejana cya 17 ndetse mbere yaho cyane. Ariko icyo yemeje kitureba ni uko ngo guhera ku ngoma ya Kane Gahindiro ariho mu Bwisha habaye impinduka muri politiki n'imibereho, kuko ari bwo umwami Gahindiro yatangiye kohereza abatware bo twara mu Bwisha. Ariko ngo si mu Bwisha hose, kuko ngo batigeze batwara ahitwa Bukoma na Binza. Abatware ngo ni Kabungo, Cizirungu, yavuze ko ari Cizirungu ariko ashobora kuba ari Cizirungu na Ntamuhanga. Ngo ntabwo bigeze bavanaho abatware bari basanzwe bahari, ahubwo babagize ibyegera byabo. Ni ukuvuga abungiriza babo. Ngo umusaruro w'ubuhinzi, ubworozi n'ubukorikori ngo byavanwagaho igice kikoherezwa ubwami kwa Gahindiro i Murinja. Impamvu mvuze Murinja ni uko mvuga Gahindiro i Murinja, ariko birumvikana ko yabaga yagiye ahandi, yagatuye ahandi, bamushyiraga aho ngaho yaratuye. Ibyo bikaba byari umuco mu miyoborere y'ingoma yo mu Rwanda, kugumishaho abatware bahasanze, ariko ntibari bo bategeka bwa mbere, cyangwa se bakaba banabareka bakaba ari bategeka bwa mbere, ariko bagendera mu buryo bw'ingoma, mu cyerekezo cy'ingoma y'u Rwanda. Akomeza avuga ko iyo ngoma y'abami mu Rwanda yahavanywe no kwivumbura kw'abaturage no kuza k'ubukoloni. Ariko ntavuga igihe byabereye, niba byarabereye rimwe, niba se barivumbuye mbere y'uko ubukoloni buza, cyangwa niba byarabereye rimwe. Abakoloni bashyizeho imipaka y'u Rwanda burundu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 12. Bivuze ko ku ngoma ya wa gatanu Musinga mbere y'uwo mwaka Ubwisha cyangwa Bwishya bwari bukigengwa n'ingoma y'u Rwanda. Munanira rero akaba yarahuje n'igitekerezo cy'ibwami i Murinja yishura ko ingoma ya Gahindiro yageraga mu Bwisha. Ikishimangira nuko asa nkaho ababajwe nuko iyo ngoma yageragayo. Akavuga ko abaturage bivumbuye ku ngoma y'u Rwanda
mbere y'uko ubukoloni cyangwa se mu gihe cy'ubukoloni, ubukoloni bugitangira, kuko ntabwo avuga neza igihe byaba byarabereye. Ariko kuri iyo ngingo ntabwo ahuza n'umudage witwa Tsikhanovsky, ariko akaba ari umudage wari ufite inkomoko muri Polonye. Ni umunyapolonye wari wahawe ubwenegihugu bw'Ubudage, wabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 1882 n'umwaka w'igihumbi 1965. Yaje mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1907, hanyuma ajya no muri leta yigenga ya Kongo nk'uko bayitaga icyo gihe, y'umwami w'Ababiligi Leopold, aho yabaye hagati y'igihumbi 1907 n'igihumbi 1909. Yari mu butumwa bw'ubushakashatsi bwari buyobowe na Duke Adolf Friedrich de Mecklenburg, waje kuba guverineri wa mbere wa Togo. Ubwo bushakashatsi ngo bwari bugamije kumenya u Rwanda, kuko yari hashize imyaka 17 u Rwanda rubaye ubukoloni bw'Ubudage, kuko u Rwanda rwabaye ubukoloni bw'Ubudage guhera mu mwaka w'igihumbi 1890. Tsikhanovsky ngo yaje intumwa ya Professor Felix von Runshan. We nabo bari kumwe bageze mu Rwanda muri Kamena mu mwaka w'igihumbi 1907, bahava mu Gushyingo 1907. Ntabwo hatinze yese ajya Kongo, abikongo kugeza muri Werurwe 1909. Murabona ko Kongo ariho yatinze. Muri icyo gihe yamaze Kongo, yakoze ubushakashatsi maze yandika ibikurikira birebana n'u Rwanda na Kongo. Ati abaturage bo mu Bwisha ntibazi umupaka waciwe n'Ababiligi n'Abadage, nubwo yatarawuca neza, ariko hari ibyo bagiraga bumvikanaho ubundi bakabihindura, kugeza ubwo babyumvikanyeho neza mu mwaka w'igihumbi 1912. Ngo bakomeje kwibuka umwami w'u Rwanda, ngo bagereranyaga imisoro y'Abanyekongo nk'ubusahuzi, ngo birirwa baganya ko Ababiligi bitaga Beligiti bagiye guhindura Ubwisha igihugu cy'inzara, kandi ngo n'icyaha gisanzwe igihugu cyera cyane. Ngo bahoraga bababajwe n'amashyo yabo y'inka nziza Ababiligi babatwaye bakajyana Rucuru, ariko ntavuga icyo baga bagiye kuyakoresha Rucuru, niba ari ukuyagurisha, niba ari kuyabaga, ntabwo ntacyo bivuzeho. Ngo yanabonye abaturage bahungira mu Rwanda, ngo abaturage baho bakenaga ibyishimo bikomeye umuntu wese uvuga ko ari umugaragu w'umwami w'u Rwanda, kandi akongeraho no kuba avuga n'Ababiligi. Ngo abaturage baho bakiranaga ibyishimo buri gihe umuntu wese uvuga ko ari umugaragu w'u Rwanda kandi avuga n'Ababiligi. Ngo bene nk'uwo yahabwaga ikaze. Ibi byanditswe na Jean Pierre Chrétien, wanditse byinshi kuri umushakashatsi w'Umudage mu gitabo cyitwa L'Invention de l'Afrique des Grands Lacs, une histoire du XXe siècle, cyasohotse Paris nyine ni Karatara mwaka 2010. Tsikhanovsky yongeyeho ko abaturage b'Abanyabwisha bari bahangayikishijwe n'imirimo y'agahato y'Ababiligi, kugeza n'ubwo bamwe bahungiraga mu Rwanda. Biri ku rupapuro 144 rw'iki gitabo. Munanira mwaka w'igihumbi 1981 ati ibintu biragutegetse ubwami bw'u Rwanda. Mu gihe Tsikhanovsky we mwaka w'igihumbi 1917 ati ahubwo barabakundaga cyane. Icyo tugamije janga suka nyine barabakundaga cyangwa batarabakundaga, ahubwo no kumenya ko bari bahari iyo ngoma yageraga. Barabaye neza cyangwa se nabi, siyo dishishikaje ubu ngubu. Icyo turarishinga no kumenya gusa ko Gahindiro yagenze Ubwisha ari Nyanza mu murenge wa Kigoma. Ibyo kandi bikabihuriweho na Munanira wigishaga i Lubumbashi. Naho Jan Vansina, Umubirigi wari ufite ubwenegihugu bw'Amerika, nawe afite icyo abivugaho. Yavutse mu mwaka w'igihumbi 1929, yitaba Imana mu mwaka wa 2017, afite imyaka hafi 88. Yewe ikigo cy'ubushakashatsi
cyari Astrida, bitaga Astrida, ubu ngubu nyine ni Huye, Astrida Butare, hanyuma Huye. Akaba yarakiyoboye mu mpera z'ubukoroni. Icyo kigo cyitwaga IRSAC, nayo cyagiye gihindura izina cyane, ubundi kiba INRS, ubundi kiba RST, ubu cyabaye NIRDA, cyagiye gihindura izina cyane. Yakoze ubushakashatsi ku Rwanda rero, kubera ko icyo gihe hari umushahara mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi, yaboneho nyine gukora ubushakashatsi. Ariko na mbere y'uko aba umukuru wacyo nabwo yarabukoze, kuko ntabwo yabaye umuyobozi ako kanya akihagera, yabanje kuba umukozi usanzwe. Akaba yaramamaye cyane mu byerekeye ubushakashatsi ku mateka cyane cyane y'Afurika n'u Rwanda rurimo. Kubirebana n'u Rwanda, abantu benshi barabizi ko akunze kuvuguruza Kagame cyane, Padiri Kagame cyane, nubwo ibyinshi babihurizaho, ariko usanga buri gihe avuga ko anenga Padiri Kagame kuba asingiza ingoma y'abami, asingiza abanyiginya, ingoma nyiginya. Nyamara babisoma byose ugasanga ibyinshi babihurizaho, ariko mu kubisobanura rimwe na rimwe akaba ariho batumvikana. Mu bitabo bibiri yanditse, kimwe kiri mu Gifaransa n'ikindi yahinduye mu Cyongereza, niho yavuga ibya Gahindiro hariya mu majyaruguru ya Kivu. Iki gitabo kimwe cyane cyitwa Le Rwanda Ancien, Royaume Nyiginya. Nyuma hashize imyaka 2 yagihinduye mu Cyongereza, The Antecedent to Modern Rwanda, The Nyiginya Kingdom. Ku ngoma Gahindiro yemeza ko abatwara bamwe na bamwe bari bafite ibihugu byinshi batwara, bategeka cyangwa bayobora, umuntu ahitamo icyo ashaka. Muri abo batware avugamo Byavu bya Buhura, bwa Sesonga, watwaraga Ubwisha, Ubufumbira n'Ubugoyi, Ikinyaga n'igice cy'Ubuganza n'Ubugesera bw'Iburasirazuba. Mwumva ko yatwaraga hanini, ariko icy'ingenzi zanga no kumenya ko mu yatwaraga harimo n'Ubwisha. Umuhungu Nyarwaya twigeze kubabwira, igihe ahigana Nkusi ku Mukingo, yasigaranye ubwo butware, ariko aribwo Bwisha, Ubufumbira n'Ubugoyi, ariko yongeraho na Gisigari na Jomba. Ni ku rupapuro rw'185 rw'icyo mu Gifaransa, muri cyo mu Gifaransa cyitwa Le Rwanda Ancien, Royaume Nyiginya. Murumva ko hagayaga Padiri Kagame kurata ubushongore bw'ingoma, ari we wemeje ko yageraga muri Nord Kivu y'ubu ngubu. Vansina yabaye umushakashatsi washimaga n'abashakashatsi mu mateka bagenzi be, hari nawe rwose yaberaga urugero. Turangirize kuri Ntezimana Emmanuel bitaga Kizeribo, umunyarwanda yavukiye mu karere k'Ubukamuhanga mu mwaka w'1947, yitaba Imana mu mwaka w'1995. Yabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda kuva mu mwaka w'1976, akirangiza doctora mu gashami k'amateka. Akaba yarabaye umunyarwanda wa kabiri wigisha muri ako gashami nyuma Padiri Kagame bakoranye. Nuko Padiri Kagame ari wahigishije bwa mbere ari umunyarwanda, hanyuma akurikirwa na Ntezimana Emmanuel. Yanabaye kandi umwe mu baharaniraga uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri association yitwaga ADL, aho bakoze akazi gakomeye cyane muri myaka y'1991 na 2, aho bagaragazaga uburyo uburenganzira bw'umuntu buhutazwa icyo gihe na leta yari ihari. Byari ubutwari cyane kubivuga. Ku byerekeye abavuga Ikinyarwanda kandi batitwa Abanyarwanda, yatanze impamvu zikurikira. Ati hari abagiye bimukira ahandi, hari ibihugu binini bituwe n'abaturage benshi kandi bashyize hamwe. Abo Banyarwanda bafataga imico y'aho ngaho,
ariko bagasigarana iyabo mike harimo n'ururimi rw'ikinyarwanda. Atanga urugero kuri Buganda na Nkore. Ati hari abandi bageze ahantu hadatuwe n'abantu benshi ariko ntibivanga n'abo bahasanze, bakomeza kubaho ukwabo kwa bonyine, baba ukwabo. Atanga urugero ku Banyamurenge. Hati hari n'abandi babanye cyane n'abo basanze ariko bakwiza muri bo umuco w'Abanyarwanda. Mbese Ikinyarwanda n'umuco w'Abanyarwanda biriganza, bose babaho Kinyarwanda. Ari abari bahasanzwe hari n'abahabasanze, bose bahurira ku muco w'u Rwanda. Nuba ku muco w'u Rwanda Ikinyarwanda kiganje aho ngaho. Ibyo bikaba byarashimangiwe n'uruhare rw'ibitero bya politiki by'abami b'u Rwanda. Yatanze urugero kuri Bufumbira, Gishari na Bwisha. Numva ko abashakashatsi bose babyemeza. Hakaba ariho navanye igitekerezo, aho navanye kuba nabyemera nanjye. Ibyo Ntibizimana bivuze mu isomo ryafunguye umwaka w'amashuri muri Kaminuza y'u Rwanda Nyakinama ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 1986. Yari ifite umutwe ugira uti mu Gifaransa: Histoire, culture et conscience nationale, le cas du Rwanda des origines à 1900. Tukaba twaribanye mu gitabo cyanditswe na Florent Piton afatanyije na Françoise Imbs cyitwa Emmanuel Ntezimana 1985 Être historien et citoyen engagé au Rwanda. Cyasohotse mu mwaka wa 2021. Ivuga ahangaha ni igitabo kiracyari gishyashya, cyasohotse muri Presse Universitaire du Midi muri Université de Toulouse mu Bufaransa. Murumva rero ukuntu agasozi gato ka Murinja kagenza u Rwanda rwarimo n'ibice cyo muri Nord Kivu. Kakaba gatumye tunavuga byinshi mu byanditswe ku ngoma y'u Rwanda muri Nord Kivu. Tukaba tugiye kurangiriza ku murage w'ingoma ya Yuhi IV Gahindiro. Ariko mbere yo kubivuga kugira ngo mbanze mbabwire uburyo abanditsi babiri, abashakashatsi babiri bavuga igihe yabereyeho ariko ku buryo budasa. Gahindiro yabayeho ryari? Abashakashatsi ntibahurije ku gihe yabayeho, kuko icyo gihe mu Rwanda ntabwo bandikaga, ntabwo bari bazi kwandika, ntabwo bigeze bandika amatariki. Abavuze igihe yabereyeho bari gucishiriza, bafite uburyo bagenda bisobanura, bajya bisobanura mu bitabo bagiye bandika. Ntabwo nabijyamo ubu ngubu, usibye kuba nabibabwiye, ntabwo babwira ibyo bitabo gusa. Kagame yabyanditse mu cyitwa La notion de génération appliquée à la généalogie et à l'histoire du Rwanda. Naho Vansi nawe yabishyize muri iki gitabo, nubwo bwose na mbere yose yarabyanditse. Abo bashakashatsi bombi rero bakunze kwandika ibintu bitandukanye cyane birebana n'amatariki. Nk'ubu ngubu Kagame ati Gahindiro yabayeho mu kinyejana cya 18 hagati y'umwaka w'746 n'umwaka atavuze, mu gihe Vansi amushyira guhera mu kinyejana cya 19 hagati y'umwaka w'801. Kagame ati yaba yarabayeho mu kinyejana cya 18 hagati y'umwaka w'746 n'umwaka atavuze, mu gihe Vansi amushyira guhera mu kinyejana cya 19 hagati y'umwaka w'801 n'855. Nubwo bwose badahuza, ariko birumvikana ko dufashe umwaka wa nyuma 1855 nabwo berekana ko atari vuba. Rimwe twabonye umurage w'ingoma aho ngaho Murinja, ni byinshi cyane ntabwo nabirangiza, ntabwo nabiva umuzi n'umuzingo, ariko
harimo nko kuba imurinja abantu baho bazi neza aho Gahindiro atuye bakaba bahakwereka. Ibyo ubwabyo ni umurage we. Kubona umuntu wabaye icyo gihe ubu ngubu bikaba bigishoboka ko umuntu yakwereka aho yari atuye neza kandi barakoreshaga ibikoresho bitaramba. Ikigabiro cye kiracyahari ubu ngubu hamwe n'icya Nyiratunga, byombi birahari ubu ngubu kandi abaturage bo bazi ko ari kimwe ari icya Gahindiro ikindi ari icya nyina Nyiratunga Umugabekazi. Ibyo byose ni umurage ukomeye kuko umurage w'umuco habamo ibifatika n'ibidafatika. Ibyo tubabwira byerekeranye n'ibyo batubwiye abantu bagiye bahererekanya ubwo ntibabifatika, ariko ibifatika noneho nicyo giti cyo kigabiro naberetse n'ubu ngubu wagenda yagisangayo. Ikindi kiza cyabyo ni uko icyo kigabiro kiri mu isambu y'umuryango. Ni ukuvuga ngo uwo muryango wacyitayeho urakibungabunga utabitegetswe na leta. Nta tegeko rya leta rigeze ribabwira ngo muzakirinde. Barakirinze barakibungabunga na n'ubu ngubu cyari mu isambu yabo. Ubu ni umuco w'abaturage ubwabo, ni ibintu bakoze batagombye gutegereza ko hari umuyobozi kubibabwira. Abavuga ko umwami ntabwo yarahuriye na rubanda, ibyo ngibyo byabavuguruza. Ko abami batakiriho, kuki nk'abo baturage bakomeza kurinda ibisigaratongo byabo kandi nta nyungu babifitemo yindi atari kuvuga ngo umwami azabahemba? Ni ibintu byo biba byaragiye mu muco wabo. Yego hari aho bagiye babitema ariko hari n'ahandi bikiri. Mu karere ka Nyanza nk'Ikaganza nta bigihari ariko bakwereka aho byari biri, bakakubwira n'igihe byatemewe. Nyine navukiye aha nsanga data kuko na sogokuru niwe warindaga icyo ikigabiro cya Rwogera. Yitwaga nde? Yitwaga Sempika. Niba warindaga icyo kigabiro? Apfuye hasigaramo papa ari ukirinze. Yigeze no kuza umuzungu nibagiwe no kuyitwaga, yajyaga aza kugikontora aza kugisura. Hanyuma n'igihe ingoma y'ubwami itari ikiriho nabwo barakirindaga? Oya, imbere ku ngoma ya Rudahigwa. Ubwo nyine bose yakirindaga iki? Yakirindaga abacyangiza, abatema ibyo biti ku bushake. Noneho uwo muzungu akaza aje kubikontorora, aje kureba yuko ibyo biti hari icyapfuyemo. Noneho ubwo aho Kayibanda amaze gufatira ubutegetsi nibwo abaparimehutu biraye muri cya kigabiro baragitema. Bakimaraho hagenda hasigaraho igiti kimwe ndetse basa naho bayimazemo, babazamo imivure, babazamo amasekuru, babazamo iki, abandi basamwe inkwi bayimaraho. Ibyo warabyiboneye? Nabyiboneye n'amaso yanjye. Umurinda aho biracyahari, Imwima na Mushirarungu biracyahari, kwa Musinga Nyanza naho kiracyahari. Hari aho usanga bigihari naho usanga bitagihari. Ni ukuvuga ko ari ibintu by'umuco nyine, nta tegeko rigeze ribaho ryo kugira ngo abantu babirinde. Mbere ku gihe cy'abami umwami yagombaga gukora uko ashoboye kose ku buryo birindwa, ariko mu gihe abami batagihari nta muntu ubyitayeho. Kuki bakomeza bakabyitaho kandi bazi ko nta mwami uzaza kubashima? Ubu ni umuco nyine, ni ingoma zirashira ariko ibyerekeranye n'umuco wazo ntabwo bipfa kuva mu bantu. Ibindi ni ibyerekeranye n'ingabo. Hari ingabo yashinze, ushize nabwiye Bashakamba n'Uruyange, ariko hari n'izindi yashinze zabaye ku ngoma ye. Bivuze ko ari wazishinze ariko zabaye ku ngoma ye. Hari Intaganzwa,
hari n'abazimyamuriro zagiye zigira uruhare rukomeye cyane mu ntambara zagiye zibaho Gahindiro atakiriho. Kandi na nyuma y'aho Ababiligi basheshe iby'ingabo, ayo mazina yagumyeho. Abashakamba iryo zina ijambo ryagumyeho, hari Uruyange, ayo mazina yose agenda agaragarira nko mu mazina y'abantu nka Munyangeyo. Wainyambo we aizo mungeyo aiziri mu bushyo aibwaragirwaga aina mutimbo we. Ingeyo ni zari inyambo z'umutwe w'Uruyange. Ku byerekeye Abashakamba, iryo zina ryakomeje kuvugwa cyane na nyuma y'uko Ababiligi basheshe iby'ingabo. Babonetse mu bitabo byagiye byandikwa, byanditswe na Padiri Kagame mu gihe cy'ubukoroni na nyuma yabwo. Hari n'umushakashatsi witwa Nkongori wabanditseho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1956. Gushyira ibirebana n'umuco byose ukabishyira mu nyandiko, ukabishyira mu nyandiko z'ubushakashatsi, bikajya mu itangazamakuru, bikajya mu ndirimbo. Ibyo byose ni uburyo bwo kubungabunga uwo muco, kuko iyo Padiri Kagame batabyandika na Nkongori n'abandi, ntibigende biririmbwa mu ndirimbo zimwe na zimwe, ntabwo tuba tubizi. N'ubu hari abantu bita Bashakamba. Natangaje no kubona umuntu twahuye hariya mu karere ka Nyanza, umukuru w'umudugudu wa Mukoni, mu kagari ka Gasoro, mu murenge wa Kigoma, mu karere ka Nyanza, yavuze ko ari Umushakamba. Ubu ngubu yavuze uwo ari we, avuga amazina ye, avuga n'akazi akora, barangije ati ndi Umushakamba. Kandi ukabona ko bimuteye ishema cyane kwitwa Umushakamba, akabona ko ari ibintu byiza cyane. Ibyo byose ni umurage dukesha ingoma ya Gahindiro imurinje. Undi murage wa Gahindiro unakomeye cyane ni abamukomotseho bitwa Abahindiro. Abahindiro n'umuryango mugari uzwi cyane, ubarizwamo bamwe mu bari biganje mu bashefu mu gihe cy'ubukoroni bw'Ububiligi. Ibyo nabyo kuba hari abantu bamukomotseho bagize imyanya ikomeye mu buyobozi, nubwo bwose igihe cyabo cyageze kikarangira, ariko byarabaye. Ubona wari umurage icyo gihe. Ariko no kuba batari abayobozi ubu ngubu, cyangwa se ari abayobozi ariko bidashingiye ku kuba ari Abahindiro, ibyo nabyo ni umurage ukomeye. Ndangurura bigwi niyarutoye, garagane nyir'urugega ruvuga nk'indamutso, ngeze mu nkomane za Nyakarengo, nje kuvuga imyato gishema ryicwehe. N'akamanangahe yewe ga yaragiye, no kwa Musinga wehe wizakorenda wehe. Gahora n'Imana mbega Musinga rwizakorenda nk'itiyangahe. Nshuti yambyaye ngo abyiyahetse, Gahora n'Imana mwami w'i Rwanda we.